Turabasuhuje abakunzi bacu, iyi ni Rubavu Buy and Sell, ni Emmanuel nk'ibisanzwe guturuka i Rubavu muri Rubavu Buy and Sell. Turabakunda cyane, iyi ni channel Rubavu Estate, aho dusuye bwa mbere ukore subscribe, munasharinge, muduhe ibitekerezo muri commentaire, na liking cyangwa se ubisangize n'inshuti zawe kugira ngo babone amazu n'ibibanza i Rubavu mu buryo buboroheye bakoranye na Rubavu Buy and Sell. Mukomeze kugubwa neza cyane. Twabazaniye rero ubutaka bunini, ni ubutaka bufite ubuso bw'ibihumbi 3,400, ibihumbi 3,400. Turi gukatamo ibibanza, ikibanza gifite metero 20 kuri 20 ni miliyoni enye zonyine, cyangwa se ubwo ni metero kare 400. Wowe rero ushaka ikibanza gihendutse kandi kinini, metero kare 400, cyangwa se kubapimisha metero ni metero 20 kuri 20, wazana miliyoni enye zonyine tukagukatiramo ikibanza, cyangwa se ugafatamo ibibanza ushaka kuko biracyahari. N'ubutaka bunini rero buri ahantu heza, aho buherereye ni mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza. Ku batahazi neza, iyo ugeze kuri kaminuza ya UTB urenze muri centre ya Byahi, ukomeza hirya muri Buhaza aho bita muri Murambi, ahantu hari amashuri mashyashya ya primaire amwe bubatse. Ahangaha ubutaka niho buherereye, buri kibanza kizamba kikoze kuri ku muhanda, kandi ni ahantu heza cyane abantu bari kugura ku bwinshi, ni hafi y'amazu ahantu bari kubaka, kandi naho ntihagorwa, urumva ko barakomeza kubaka amazu. Nawe rero wafatamo ibibanza ushaka bitewe n'ubushobozi bwawe kuri miliyoni enye, ukabona ikibanza gifite metero 20 kuri 20. Duhamagare mu ba mbere, ubutaka cyangwa se ibibanza ntibigucike kuko biragurwa ku bwinshi, ni nk'amasuka rwose. Ibibanza bifite ubwo buso tubabwiye cyangwa se metero zingana gutyo ukaba wakigura kuri miliyoni enye, ntabwo bisanzwe hano muri Buhaza, kubera ko ikibanza gifite metero kare 300 busanzwe kiba kiri kugurishwa guhera kuri miliyoni 8 kuzamura muri ibi bice hano biherereye. Rero twebwe ni makeya, ni miliyoni enye, waduhamagara ukahigurira. Nimero zacu ni 0781 75 255, cyangwa se ukadusanga i Rubavu kuri ofisi yacu, ubundi tukakujyana ukahasura ukiguriramo ibibanza mu ba mbere, ugahitamo ahantu heza cyane, ubundi ukaba ufite UPI ikwanditseho hano mu karere ka Rubavu. Duhamagare rero wigurira ikibanza kuri miliyoni enye, ubuso 400, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza, umudugudu ni Murambi, hirya rwose ya kaminuza ya UTB. Urakomeza hirya ukagenda nk'iminota 5 cyangwa se hagati y'5 n'7, ukaba ugeze kuri ubu butaka buri kugurishwa ibibanza, ukaba nawe watungamo ikibanza cya makeya rwose, miliyoni enye zonyine. Tubafite ibibanza byinshi rero hano mu karere ka Rubavu, yaba muri Rugerero, Mahoko, cyangwa se mu murenge wa Rubavu, aho bita Kanembwe se, muri Byahi se, cyangwa muri Buhaza, ariho nk'aha turi kubereka ibibanza. Tubafite n'ibibanza hepfo mu mujyi, ibibanza bya commercial, ushaka kubaka inzu y'ubucuruzi hano mu mujyi wa Gisenyi, ukaba ukeneye ikibanza cy'ubucuruzi hafi y'isoko rinini rya Gisenyi, ibibanza turabifite. Tubafite ibibanza bikora ku mazi za Nyamyumba kuri Brasserie, hafi y'uruganda rwa Burarirwa, aho ngaho naho ibibanza turabifite bikora ku mazi. Tubafite ibibanza mu Makoro, tubafite ibibanza mu Kizungu muri VIP aho bita muri LCD. Tubafite ibibanza Mbuga Ngari, tubafite ibibanza Majengo, tubafite aho tuvuga hose, tuba dufite n'amazu kandi babijyanye. Duhamagare rero nawe bifite ushaka kubigurisha tugufashe kubona abakiriya. Nawe bikeneye rero turabifite kandi biri ku isoko, bifite ibyangombwa bimeze neza. Waduhamagara mu ba mbere kugira ngo wigurire. Twabazaniye rero ibibanza biri kugurishwa kuri miliyoni enye, ubuso 400, cyangwa se metero 20 kuri 20, mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Buhaza. Duhamagare wiguriremo ikibanza cyangwa se ufatemo ibirenze kimwe.